bazabafasha muri iki gitaramo Papi ndetse na Dorcas n'itsinda ry'abaramyi bakaba ari umuryango umugore n'umugabo bakaba rero batangaje ko igitaramo cyabo mu byukuri bazafatanya n'uwitwa Krizo Ndasingwa uyu arazwi cyane mu muziki ndetse kandi bagafatanya n'itsinda rya True Promises ndetse bagafatanya na Pastor Lopez abo bose nabazabafasha kuramya no guhimbaza Imana ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 mu Ntare Arena aho bavuga yuko kwinjira bizaba ari ubuntu bitandukanye n'ibindi bitaramo byinshi biba bo bahisemo ku gitaramo cyabo cy'ububono imikono imaze kurenga 30 nabari gusaba guhagarika igitaramo cya Chris Brown afite mu kwezi kwa 12 muri Afrika y'Epfo baravuga yuko umuntu w'inyamaswa wahohoteye abagore adakwiye kuza gutaramira mu gihugu cyabo ni mu gihe witwa PDD we ibirego hiyongereho 5 abagore bamushinja ko yabahohoteye mu bihe bitandukanye Savera maze urakoze cyane ni nuko duhinnye tubashimire saa 8 zuzuye nta indi ntumwa n'amakuru agezweho ku buryo bw'inshamake igicamunsi cyiza.